amadini yose ari hano ku isi byararangiye, ntabwo ari mu nzira. Izina ry'idini n'izina ry'itorero ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuki bidasa? Kuki abantu bashaka gufata itorero bakaryita idini? Kuki abantu bashaka gufata idini bakaryita itorero? Mu Rwanda ho baravanga amatorero n'amadini. Ndashaka kubabwira yuko idini ryahozeho mbere yuko Yesu aza mu isi. Ryahozeho nk'idini rya Judaism ryari rihari, idini ry'abahindu ryari rihari, abanyegiputa bari bafite amadini yabo ya gipagani, abashuri bari bafite amadini yabo ya gipagani. Bivuye ngo idini rero ryahozeho kuva na kera kose. Ntabwo Yesu yaje gushinga idini, kuko icyo yatangije tubonye ko imyumvire yacyo n'izina ryacyo ritandukanye n'izina ry'idini. Ko ecclesia, the church, eglise, abantu bo mu moko yose, umuryango wose, mu ndimi zose, mu mahanga yose bahamagaye, baratoranywa, bagira icyerekezo kimwe, bagira umwami umwe, bagira icyiringiro kimwe, bagira kwizera kumwe, bagira umubatizi umwe, bagira Imana imwe ari data twese, idusumba twese, iri hagati yacu twese kandi turimo twese. Abo rero batandukanye n'idini. Idini rero ugiye kudefinisa iryo jambo, idini ni uruhurirane. Ngiye kubabwira ijambo rikomeye, mu mbabare muryumve. Iri jambo nuryumve uhinduke uve muri iryo dini ryawe urimo. Turongera kubwira abantu ko ziriyanze abantu bateraniremo atari insengero, kuko Bibiliya ntabwo ibivuga, ntabwo twababwiye insengero zabayeho ku isi, kandi twerekana impamvu zo zana insengero n'eshano twagaragaje. Iyo ideology bagushyizemo ni ubuyobe. Niyo mpamvu ugiye kuzarimbukiramo tukubwira ngo inyigisho wigishwa aho ngaho bahushije intego y'ubutumwa bwiza, kandi barakurohamo imyuka mibi. Sokamo aho ngaho utireka da, nimva mu nzu y'Imana se ava mu rusengero nzasengera. Mwebwe murasora abantu mu rusengero rw'inzu y'Imana. Ni ukuvuga ngo uzasanga inyigisho zose bigisha ni ugukundisha abantu iby'isi. Hariho periode abantu bose uzababura ubone Yesu. Yesu azaseruka abantu babuze. Yesu nubura n'abagutahira ubukwe azakenyera. Mu bintu nzi neza kuri Imana, nubwira kara ifite imbabazi nyinshi. Bene data reka mbabwire, dufite Imana ikora ibitangaza. Abantu bazagukoraho imibare ariko ntibazagushobora. Abantu bazakwiga ariko ntibazagushobora. Abantu bazaterateranya uko ubayeho ariko ntibazabishobora. Uzababwira ngo n'ubwiza bwanjye bwakangutse. Kwa Minyone inyigisho bigisha ni inyigisho zishingiye ku by'isi gusa, ku mubiri. Kwa Bishop Julien ni iby'umubiri. Kwa Gitwaza ni inyigisho z'umubiri gusa, iby'isi. Kwa Rugagi inyigisho z'iby'isi. Kwa Rwandamura, Apostle Rwandamura bo noneho barararenze, bubatse n'igikuta. Mbega bafashe cya gikuta cy'i Yerusalemu cy'urusengero rwa Salomo cyasigaye, bo bacyubaka muri Kigali. Noneho umuntu wese uje akagikoraho ngo akira indwara ze, karande zimuvaho n'ibindi byose kamuvaho, ubwo wahasega amafaranga ibirirwa bayajugunya aho ngaho. Twaje tubereka ko itorero ari inzu y'Imana, hanyuma idini naryo rikaba ni Satani. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Reka ntongere ngusuhuze nshuti mukundwa, muvandimwe, wowe komeza kubana natwe, ugakomeza gukurikira ubutumwa bwiza tugenda tukugezaho butambuka kuri Iron TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Uyu munsi turashimira Imana kuko yongeye kutwemerera kongera kugaruka imbere y'ino kamera ya Iron TV, kandi tuguhaye ikaze na karibu kugira ngo ubane natwe. Turasuhuza rero abanyarwanda mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda, ndabandi mwese muri mu mpande enye z'isi, mu migabane igize isi. Turasuhuza abarundi mwese, abari mu gihugu cy'u Burundi, n'abari hano mu bihugu byacu bya Afrika, ndetse no kwindi migabane igize isi mwese mubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ndetse n'andi moko y'abantu avuga ururimi rushamikiye ku rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda mwese. Turasuhuza abakunzi b'umusaraba, abagenzi dusangiye urugenzi rujya mu ijuru, cyangwa se urugendo rujya mu ijuru. Imana ibahe umugisha cyane, abakunzi b'ijambo ry'Imana, abera mwese aho muri, amahoro y'Imana bane namwe. Reka dusenge kugira ngo Imana ibane natwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Mwami Imana ishobora byose, Imana nyiringabo, Imana nyir'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, byiringiro bizima, turagushimiye kubwo uyu munsi uduhaye kugira ngo tuwishimiremo, tunezererwemo, kandi turushe kugwishurirwa no kumenyesha abatuye isi bose bakumenye. Ubuntu bw'Umwami Yesu bukomeze kuba ku bantu bose bakubaha, n'abandi bose Mwami batarakumenya bubagereho. Urukundo rwawe rukomeze kugera ku itorero ryawe. Rero tugiye gukomeza twigisha ijambo ryawe, turasaba Umwuka Wera kugira ngo azabane natwe, kandi atwungura ubwenge, aduhe ubuhanga, kandi tugire inspiration mu ijambo ryawe kugira ngo tubashe kubwira abantu ko bakwiye kwitwara muri isi. Ngaho rero tugwaye imitima yacu
kugira ngo uyishimire muyinezererwemo kandi uyiyobore muri byose. Dusengera abakuri iki kiganiro n'abandi bazajya kurikira bose kugira ngo uzabane nabo kandi uzahembura imitima yabo. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tuributsa abantu rero igitabo Ukuri Ndahishwe, igitabo kirimo inyigisho za eschatology, igitabo kigizwe na page 108, kikaba kandi kigizwe n'ingingo 12 zirebana n'inyigisho za eschatology. Aha twigisha igitabo cy'ibyahishwe turagisobanura cyane muri iki gitabo. Iki gitabo Ukuri Ndahishwe kiguhishura ukuri wahishwe koko mu idini ubamo, bishop wawe yaguhishe, apostle yaguhishe n'ibindi. Hanyuma twasobanuye ingingo ya mbere, kwerekana itoro rya Kristo mu isi uko rigomba kuba ririho nuko rigomba gukorwa mu isi. Twongera gusobanura ingingo ya kabiri, imikoro ya Antikristo mu bitatu, uko yakoze uko ari gukora nuko azakora nyuma y'uko itoro rivuye mu isi. Twerekana ya madini ari hano muri iyi si uburyo Antikristo ari gukoreramo. Twerekana n'inyigisho nyinshi zigishwa zigaragara ko ari inyigisho nzima kandi ari inyigisho za Antikristo, nyamara abayoboke barimo bakirwa bagotomera izo nyigisho, nyamara barimo kuyobywa bakaba bagiye kurimbuka. Twerekana ibintu bitatu bigaragaza abo bantu bakorera Satani mu nyigisho bigisha. Muri iki gitabo Ukuri Ndahishwe twarazerekanye. Twerekana Antikristo abantu ari gukorana nabo, inzego za leta, inzego z'amadini, tekinoloji, siyansi. Twerekana n'intwaro yo kwifashisha kugira ngo akomeze kwica abantu bibwire ko bajya mu ijuru kandi barapfuye mu mwuka. So rero twarabisobanuye mu gihe cya mbere yakoze ate, icya kabiri yakoze ate cyangwa ari gukora ate, icya kabiri ari gukora ate, icya gatatu azakora ate. Iyi ngingo ya kabiri twagiye gusobanura icyo bita ubutatu satanike cyangwa ubutatu bw'umwijima. Byahishuwe 16 umurongo wa 13 cyangwa ku murongo wa 12 atubwira ngo marayika wa 6 asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufurati, amazi yaragwa kamera kugira ngo inzira y'abami baturika iburasirazuba yitegurwe. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu bisa n'ibikeri, ari imyuka y'abadayimoni. Ni ukuvuga ngo ubutatu satanike, hari ikiyoka ari cyo nzoka kera yitwa umwanzi na Satani, Byahishuwe 12 umurongo wa 7 kugeza ku 9 ni kwatubwira. Hakaba inyamaswa ari wo muryango w'abibumbye UN uhagarariye ubutegetsi burindwi bwabaye, haribwo Egiputa, Ashuri, Babuloni, Mediperesi, Ubugiriki na Roma, ndetse n'umutwe wa 7 uyu munsi uyoboye isi ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza, bakaba bafatanyije na Roma kuyobora isi. So rero twerekana uburyo inyamaswa ari umuryango w'abibumbye, ari wo gishushanyo cy'ubwo butegetsi bwabayeho bwagiye bwigarura isi yose, bwabaga ari empire. Uyu munsi kwa butakiri empire, ahubwo empire y'uyu munsi akaba ari UN, akaba ari yo iyoboye isi yose. Bivuge ngo UN ihuriyemo ibyo bihugu byose, ubwo butegetsi bwose bwagiye bwigarura isi ukayobora muri empire, ariko uyu munsi bwose bwibumbiye umuryango w'abibumbye. None umuryango w'abibumbye ni uri kuyobora isi yose, ariko kumbi ni bwa butegetsi buri kuyobora isi yose mu buryo butazwi binyuze mu muryango w'abibumbye, mu kwibumbira hamwe kw'ibihugu. Rero umuryango w'abibumbye nicyo gishushanyo cy'inyamaswa ari bwo butegetsi bwabayeho. Umuryango w'abibumbye rero niyo nyamaswa ivugwa. Hakaza noneho rero n'icya gatatu cyitwa umuhanuzi w'ibinyoma, ari we Antikristo. Aha twarabisobanuye uburyo teoloji y'ibyigisha nabi ikagaragaza ko umuhanuzi w'ibinyoma ari ukwe na Antikristo akaba ari ukwe. Noneho teoloji ikavuga ngo Antikristo niwe nyamaswa, wakaba n'umuhanuzi w'ibinyoma. Ikinyoma. Antikristo niwe muhanuzi w'ibinyoma, kuko Antikristo azaza mu izina rya Mesiya. Abise nibo baramutegereje. Hanyuma azaza nk'umuhanuzi wari warahanuwe Isirayeli yaritegereje. Azaza hanura nk'uko Yesu yahanuraga, ariko nubwo yahanura ntabwo ari umuhanuzi w'ukuri, ni umuhanuzi w'ibinyoma. Kuko ubuhanuzi bwe ntabwo azaba bukura ku Mana nyir'ijuru n'isi, ntabwo azaba bukura kuri Data wa twese umuremyi wa byose, ahubwo azaba buhabwa n'imbaraga ze na Satani. Niyo mpamvu ari we muhanuzi w'iki w'ibinyoma. Inyamaswa ni ubutegetsi, Antikristo si inyamaswa, ahubwo Antikristo ni umuhanuzi w'ibinyoma. Icyakoza umwuka wa Antikristo uri gukorera mu nyamaswa, uri gukoresha ubutegetsi bwo mu isi nk'umuryango w'abibumbye. Hanyuma rero ibyo twarabisobanuyemo aha ngaha ubutatu satanike mu buryo bwimbitse. Ushaka kubisobanukirwa twari igitabo cyitwa Ukuri Ndahishwe. Iyo ni ingingo ya kabiri. Ingingo ya gatatu dusobanura ibyo gupimirwa imirimo ku itorero. Dusobanura ibyahishuwe igice cya 19 kuva ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 9.
tugasobanura urwandiko rw'Abakorinto rwa mbere ibice 3 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 15. Ibyo twarabisobanuye ibintu bita gupimirwa imirimo. Sobanura ibyahishuwe igice cya 16 umurongo wa 15 havuga ngo dore nzaza nk'umujura rw'amaso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe zitagaragara. Hanyuma tujya ku ngingo ya 4 tugusobanura process y'uko bw'umwana w'intama ko buzabaho. Sobanura ibyahishuwe igice cya 19 umurongo wa 9 bisobanura cyane ubwo uko buzaba bumeze n'indi mirongo myinshi muri Bibiliya. Tujya ku ngingo ya 5 iby'intambara ya Harimagedoni. Tujya gusobanura ibyahishuwe igice cya 14 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 20. Ibyahishuwe igice cya 16 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 21. Ibyahishuwe igice cya 19 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 20. Aho uziko turi gusobanura intambara yitwa Harimagedoni. Ingingo ya 6 usobanura iby'ingoma y'imyaka 1000 izabaho. Twerekana ibyahishuwe cya 20 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 6. Tujya mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya turakijagajaga twerekana ingoma y'imyaka 1000 bizayiranga. Dusenya inyigisho z'abantu bagiye bagimaka kuri ikintu bitwa ngo naba amilenariste n'abitwa post milenariste n'abitwa aba premilenariste. Tujya kwerekana aba bantu kuntu bagiye bagimaka uziki kintu cyitwa ingoma y'imyaka 1000. Twerekana ko ingoma y'imyaka 1000 tuzayibamo. Twinjira ku batemwe de Jehova twerekana ko nabo bayigisha barayivuga rwose. Ariko ingingo ya 7 dusobanura noneho iby'intambara ya nyuma izabaho, ariko izaba ari propaganda kuko nta nubwo izaba nyakuba. Intambara yitwa Gog na Magog. Ibyahishuwe igice cya 20 kuva ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10 niho twasobanuye intambara ya Gog na Magog. Sobanura Uburusiya kuntu buzaba yiparticipamo cyane, Ubushinwa nabwo ngira ngo buzayizamo. Ibyo twarabisobanuye twerekana iyi ntambara uko uzaba imeze, kari intambara izaba ikomeye, ariko Yesu niwe uzamanura umuriro azamura itorero. Aha rero niho dusobanura abatemwe de Jehova twerekana kuntu bayobeje abantu babwira ko mu ijuru agomba kujya 144 gusa. Usanga mu byahishuwe igice cya 7 kuva ku murongo wa 9 cyangwa usubire ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 9. Twerekana kuntu ijuru rizajyamo abantu baturutse mu mahanga yose, mu yose, mu ndimi zose, mu miryango yose. Kandi ngo nabantu benshi umuntu atabasha kubara, niko Yohana yavuze. Ngo hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose, mu moko yose, mu ndimi zose, mu miryango yose n'amoko yose. Mu gihe abatemwe de Jehova bavuga yuko ijuru rizajyamo 144. Inyigisho z'ibinyoma zo kuyobya abantu. Bakunda isi, bakunda iby'isi, ntibashaka kuzabana n'umwami iteka ryose. Ibyo twabyinjimo tubisobanura ku ngingo ya 8 yo kuzamurwa ku itorero rya kumurikirwa Imana Data wa twese mu ijuru. Ingingo ya 9 dusobanura iby'urubanza ku batuye isi bazazuka ku muzuko wa 2 n'abandi bazaba bariho. Urubanza turasobanura cyane. Ibyahishuwe 20 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 15. Ibyo twarabisobanuye muri icyo gice, ndetse n'ibyahishuwe 21 umurongo wa 8. Abantu bazacirwa iteko ko bazaba bameze n'ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 15. Aho se twarasobanuye muri kitabo kuri nahishwe. Twongera gusobanura ingingo ya 10 iby'urembo rwa Yerusalemu nshya, umurwa wese azashyiramo itorero rye rizajya guturamo. Uyu murwa twarabusobanuye n'amazina yawo uko abahanuzi bagiye bawuhishurirwa. Hanyuma twerekana ko Yesu yagiye kutegura kandi azinjiza itorero rye. Twongera gusobanura ingingo ya 11 igitaramo gikomeye kizabera mu ijuru. Aha twasobanuye iki cya 14 kibyahishuwe kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 6. Ndetse twongera gusobanura ibyahishuwe igice cya 15 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5. Turi gusobanura igitaramo gikomeye kizabera mu ijuru, kizaba kirimo korale enye: korale y'abamarayika, korale y'abanyamahanga, korale y'ishyanga rya Isiraheli, ndetse na korale y'Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Twerekana indirimbo Imana Data wa twese na Yesu bazaririmba, Bibiliya irayivuga, irayigaragaza. Twerekana indirimbo abisirayeli bazaririmba, twerekana indirimbo abanyamahanga bazaririmba, twerekana indirimbo abamarayika bazaririmba. Mu byahishuwe twarabigaragaje kuko izo ndirimbo ziragaragara. Hanyuma rero dusoza ku ngingo ya 12 aho Yohana yabonye Yerusalemu nshya none imanutse iva mu ijuru ije hano muri iyi si.
tuje kuba iteka n'iteka ryose. Icyitonderwa ntabwo ari isi izaba igihari, kuko ibyahishwe kugenda na rimwe umurongo wa mbere hatwereka ko hari ijuru rishya n'isi nshya bizaba bihari. Yohana yaravuze ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho, ngo mbona ururembo rw'ira Yerusalemu ishya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana rwiteguye nko kumugeni mbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo iba Imana yabo, ngizahanagura amara yose ku maso yabo. Ni ukuvuga ngo ntabwo ururembo rw'ira Yerusalemu nshya ruzamanuka ruje muri iyi si ishaje, kuko iyi si irashaje kandi igiye kurangira. Imana igiye kwizinga nk'urupapuro iyijugunye. Rero Yohana yabanje kubona ijuru rishya, abona n'isi nshya. Ijuru rishya rero ntabwo ari ijuru Imana ituyemo, ahubwo ni risanzure. Igitabo cy'Itangiriro Imana irimo gutandukanya amazi yo hasi nayo hejuru, biritubwira ko isanzure Imana ry'isi ijuru, hanyuma rero hasi isanzure hakitwa ku nyanja cyangwa se isi. Nuvuga ngo rero Bibiliya yivuze ijuru ni risanzure, kuko ijuru ry'Imana ryo rirahari kandi Imana iribamo ntacyo ryabaye, ahubwo iri sanzure Imana ryita ijuru. Iri sanzure rero Bibiliya itubwira ko ariho Satani n'abadayimoni bakorera. Satani n'abadayimoni bakomeye, hari abadayimoni bari ikuzimu, ariko Satani we ni umwuka uzerera, ajya gukorana inama n'abadayimoni b'ikuzimu babandi badafite imbaraga, ariko abadayimoni bakomeye bamwungirije bari kumwara mu kirere. Ibyo tubisanga mu gitabo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 6 kuva ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 14. Tukongera tukabibona mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel igice cya 10 cyose. Niho batwereka yuko Satani ari muri risanzure. Bivuga ngo risanzure ryarahumanye, ryaranduye, iri juru ryaranduye. Niyo mpamvu Imana izarikuraho ikarivananaho n'isi bikavaho, ikarema ijuru rishya cyangwa se isanzure rishya, ikarema n'isi nshya, kugira ngo Yerusalemu nshya noneho izamanuke kuba mu bintu bishya. Yohana rero yabonye Yerusalemu nshya imanuka ije mu ijuru rishya n'isi nshya, abona noneho rero Imana ibaye umuturanyi w'abantu, kuko yaravuze ngo numva ijwi rirenga rivuye kuri ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izaba nabo, kandi Imana ubwayo izabana nabo iba Imana yabo, izahanagura amara yose ku maso yabo. So rero iki gitabo kuri nahishwe ni igitabo cyiza gikunzwe. Niba uri bishop ukaba uri apostle ukaba ushaka gufasha itorero, ukaba ushaka gufasha abantu ngo Imana izagushimire ko wayigejeje imbere, twara igitabo cyitwa kuri nahishwe. Uko kuri rero ukubwira abantu, kandi Imana izaguhemba. Abari hanze muri Amerika kirabageraho, abari mu Burayi kirabageraho, abari muri Afurika mu bihugu bitandukanye kiri kubageraho, mu Rwanda mu ntara kirwa kigenda ku makuriye, modoka zirakijyana muri Kigali, bagishaka barakibona, mbega kiratwarwa cyane. Nawe niba ugishaka gitware kugira ngo ubashe kubona uko ubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye ngira ngo benshi tumaze kumenyana. Amazina ni Jalik Ikingeneye, ndi missionary, tukaba tuyoboye umuryango w'ivugabutumwa witwa Disciples Family of Jesus Ministries. Turashimira Imana rero, ni umuryango urimo abantu bari hirya hino ku bihugu bitandukanye biri hano muri iyi si. Abanyarwanda barahari benshi cyane, abari mu Rwanda, abari Uganda, abari muri Kenya, abari Tanzania, abari muri Kongo, abanyarwanda batandukanye bari mu bihugu bitandukanye ku isi. Bose urumva ni umuryango uhuriyemo abantu, abarundi ndetse n'abanyarwanda, abari muri Amerika, abari mu Burayi. Abo ni abantu bose dusangiye dufatanyije no murimo w'iyi Disciples Family of Jesus. Hanyuma ni ukuvuga ngo tugira inyigisho za Bibiliya, turi mu ishuri rya Bibiliya cyangwa se Bible study, aho abantu bari kwiga Bibiliya online live kuri Google Meet. Tukaba tugira amateraniro twigiramo Bibiliya kuwa kabiri, kuwa kane, kuwa gatandatu no ku cyumweru kuva saa 3 z'ijoro. Abantu niwo munsi niyo masaha bahisemo kuko babona ari bwo baba babohotse benshi, saa 3 z'ijoro kugeza saa 5 z'ijoro ugendeye ku masaha y'u Rwanda n'u Burundi. Abantu barimo bariga Bibiliya, turimo gutoza abantu kuvamo intumwa za Kristo Yesu, kuko Imana yabiduhamagariye, kandi abantu koko bamaze kugera kure, ndetse n'abantu benshi baratwandikira kuri Iron TV mu bihugu bitandukanye bavuga ati tumaze kugera kure kandi turumva ko hari ibintu byinshi turi gusobanukirwa. Hari n'abatubwira yuko barimo kuvuga ubutumwa
kuva batangiye kumva Ironi hari urwego maze kugeraho kugeza ubwo bari kujya kuvuga ubutumwa. So Disciples Family of Jesus Ministries ni umuryango uharanira kubungabunga inyigisho nyakuri zishingiye ku butumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana Yesu yasigiye itorero, kandi ni umuryango ufite intego yo gusohoza misiyo Yesu yasigiye itorero. Ushobora kwibaza ngo ni iyihe ntego? Intego urayisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko igice cya 16 kuva ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 20. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 na 20. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Aho niho agaragaza misiyo Yesu yasigiye itorero. Tukaba turi kwerekana uburyo amadini yose ya Gikristo ari hano muri iyi si yamaze kudeviya, akava mu muhamagara, akava mu nzira, cyangwa se muri iyi misiyo Yesu yasigiye itorero rye mu isi. Niyo mpamvu turi gutoza abantu kuba intumwa za Yesu, kuko ijambo ry'Imana tubwira ko ubutumwa bwiza bugomba kugera ku mpera y'isi Yesu akagaruka. Aha rero turiga byinshi, tukiga ibirebana n'ubuyobe bw'amadini, tukiga ku birebana n'inyigisho zigishwa mu madini zitagize abantu ku kuri cyangwa ku gakiza. Tukerekana abantu bari mu madini bayobotse amadini runaka uburyo badakura ngo bagere ku rwego rwiza, bahora ari abana bigishwa buri munsi. Ko birababaza ko umukristo akizwa akavuga ngo yakijwe ngo yavutse ubwa kabiri, agatangira yigishwa kuva avutse akamara imyaka 5, 10, 15, 20 akicaye imbere ya bishop we, akicaye imbere ya pasiteri we, akicaye imbere ya apostle we, akicaye imbere ya padiri, akigaburirwa. Mu by'ukuri tujye tujya no mu buzima busanzwe murebe, nta muntu ushobora kubyarwa ngo arinde agira imyaka 35, 40 akigaburirwa n'ababyeyi, ataratekereza kubaka urugo rwe ngo arongore abyare nawe noneho atunga umuryango we. Ibyo ni mu ruhande rw'umubiri. None mu mwuka Imana izahora ibona abantu bahoze bicaye imbere ya pastor bishop bigishwa, kandi wanamubaza ibyo yigishijwe akaba atabizi, akaba adashobora kujya guhindura umuntu umwe cyangwa babiri, akaba ubwo adashobora gufata umwanya munini ngafata icyumweru cy'amasengesho yo kwiriza ubusa no gusenga, ajya afata intebe z'amasaha birasenga wenyine ngo kireka agiye kubana n'abantu hariya muri iriya nzu. Amadini yabeshya abantu ngo ni urusengero. Turongera kubwira abantu ko ziriya nzu abantu bateraniremo atari insengero, kuko Bibiliya ntabwo ibivuga, ntabwo ibyemera. Twababwiye insengero zabayeho ku isi kuko zubakishijwe amaboko y'abantu, kandi twerekana impamvu zo zana insengero n'eshano twagaragaje. Twerekanye urusengero rwubatswe na Mose mu butayu, ihema ry'ibonaniro cyangwa se ubuturo bwera. Twerekana urwubatswe na Salomo umuhungu wa Dawidi. Twerekana urwubatswe na Ezira, Yeshuwa na Zerubabeli. Nehemiya wakaza kubaka inkike zarwo cyangwa gusana inkike. Twerekana urwubatswe na Herodi. Twerekana noneho n'urusengero rwubatswe n'Imana n'amaboko y'Imana, rugakaba ari rw'uyu munsi ruriho Imana ituyemo. Izo ngizo zari zubatswe n'intoki z'abana b'abantu. Twerekanye impamvu arizo nsengero. Nuko playa y'urusengero rutangira, kuko ni rwa rundi rimwe ahubwo nuko rwasenyukaga bakongera bakarwubaka, ni Imana yayitanze. Igitabo cyo kuva ibice 25 cyo gice cyose uzagisome. Mose azamurwa ku musozi wa Sinayi, Imana imujyana mu ijuru mwere ku rusengero, imuha playa yarwo uko igomba kuba imeze. Rero icyambere nuko playa yarwo ari Imana yayitanze. Kabiri nuko Imana yavugana n'abantu imbona nkubone. Uko yavugaga abantu barayumvaga bose, ntago yumvaga n'umuntu umwe nkuko uyu munsi tuvuga ngo Imana irambwiye ngo mbabwire. Icyo gihe Imana yaravugaga abantu bakumva ijwi ryayo rirangurura muri iyo nzu cyangwa muri urwo rusengero, cyangwa se mu ihema ry'ibonaniro aribwo buturo bwera. Icyo ni cya kabiri cyo kuba ari urusengero atari inzu. Cya gatatu nuko Imana yigaragazaga mu bwiza bwayo. Bibiliya tubwira yuko ngo hari igicu cyera cyamanukaga, Imana ikavugana n'abantu, ngo kwera kw'Imana kukamanuka bakabona igicu cyererana gifite umucyo udasanzwe. Imana ikigaragariza abantu, buri wese akayibona. Ibyo byabayeho kuri rwa rusengero tuvuze. Uyu munsi rero ntabwo ariko bikimeze. Ubu noneho
Imana iri muri twebwe. Ni nako Pawulo yandikiye niko Pawulo yavuze ageze mu Bugiriki muri Atene, byakozwe n'intumwa igice cya 17 uhereye ku murongo wa 23 na 45 yaravuze ngo Imana yacu ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye. Kandi Pawulo we arabivuga yuko Imana iba mu rusengero rwitwa umuntu. Ubu uyu munsi urusengero rwa 5 ruriho ari rwo rusengero rugendanwa, ari rwo rusengero ruvuga n'umuntu, ni wowe nanjye. Imana ituye mu muntu, ntabwo igituye muri ziriya nzu. Ziriya nzu ni amateraniro, naho abantu bajya guhurira, cyangwa se naho insengero za nyaza aribo bantu bajya guhura bagaterana. Ndongera rero kwibutsa abantu ko iyo ideology bagushyizemo ni ubuyobe. Niyo mpamvu ugiye kuzarimbukiramo tukubwira ngo inyigisho wigishwa aho ngaho bahushije intego y'ubutumwa bwiza kandi barakurohamo imyuka mibi. Sokamo aho ngaho utireka da, nimva mu nzu y'Imana se nkava mu rusengero nzasengera. Mwebwe murasora abantu mu rusengero rw'inzu y'Imana kugeza ubwo bafashe na za podium, hara kuri podium kuri altari bakayita ngo naheraho Imana kweri, kandi aheraho Imana ni muri wowe. Wamaze gufata inzu y'ibyondo n'amatafari n'amabati n'amakaro n'amarangi ukayita ko ari urusengero, ugafata hariya ku ruhimbi kuri altari ku gatuti benshi niko babyita, ukahita ngo naheraho Imana. Wamaze kubirangiza ntabwo uzigera umenya ko aheraho Imana ari muri wowe. Uzaza wezwa ari kugeze hariya nusokanza umupagani, kandi uko niko abantu babaye niko bameze. So rero kubw'iyo mpamvu Imana yatubwiye ibintu 17 tuzatuvuga mbere yuko twigisha bigaragaza ishusho y'idini n'ishusho y'itorero. Ibyo bintu 17 ni nabyo uyu munsi tugiye kugarukaho, kuko twatangiye ku cya mbere turakigisha, tugiye gusobanura n'icya kabiri, kuko tugomba kubivuga tukanabisobanura. Ni ubutumwa Imana yaduhaye kugira ngo abantu bose badukurikiye buri wese ajye yicara atekereze, we akora ubusesenguzi bwe, akore analize ye, arebe ibintu tugaragaje Imana yatubwiye niba koko bitagaragara mu idini asengeramo. Imana yatubwiye ngo ukibibona kuramo akawe karenge, hunga udapfa utazarimbuka, va muri iryo dini, kuko ntabwo harimo inzira kugeza ku musaraba. Kabiri, nubona bitarimo ugumemo. Ariko noneho amadini yose ari hano ku isi byararangiye, ntabwo ari mu nzira. Ibyo 17 rero nibyo tugiye kugarukaho uyu munsi, twigisha kimwe kimwe. Twari twaratangiye kuri kimwe turakigisha, tugiye gukomeza n'icya kabiri n'icya gatatu. Nyibiye rero ni ukuvuga ngo idini ryatangiriye mu ijuru, itorero naryo ritangira mu ijuru. Kabiri, se w'idini ni Satani, se w'itorero ni Imana. Gatatu, idini ni inzu ya Satani, itorero ni inzu y'Imana. Kane, idini ribitse ikinyoma, itorero ribitse ukuri. Gatanu, idini rivuga ikinyoma, itorero rikavuga ukuri. Gatandatu, idini rirwanya ukuri, itorero rikarwanya ikinyoma. Karindwi, idini rivuga ko ukuri kose kudakwiriye kuvugwa, itorero naryo riti ukuri kose gukwiriye kuvugwa. Umunani, idini rifite abantu barigize kandi bari hano muri iyi si, itorero naryo rikagira abantu barigize barihagarariye hano muri iyi si. Icyenda, idini rirwanirira ikinyoma cyaryo, itorero rirwanirira ukuri kwaryo. Icumi, idini ni igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi, itorero ni igiti cy'ubugingo. 11, idini rirwanya abantu bose bavuga ukuri, ari ryo torero, hanyuma itorero naryo rikemera kurenganywa n'idini z'ukuri. 12, idini rivanga ukuri n'ikinyoma, itorero rikoresha ukuri gusa. 13, idini rikoresha ubwenge bw'isi mu gihe rikwamamaza ubutumwa bwiza, itorero rikoresha ubwenge bw'ijuru mu gihe rikwamamaza ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana. 14, idini rigira ubwibone no kwishyira hejuru, itorero ryicisha bugufi. 15, idini ni inzira ngari, itorero ni inzira ifunganye. 16, idini ni urupfu, itorero ni ubugingo. 17, idini ni inzira igana ikuzimu yo kurimbuka, itorero ni inzira igana mu ijuru y'ubugingo buhoraho. Icyitonderwa rero, abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa idini cyari cyo. Rimwe na rimwe bakanifashisha umurongo wo muri Yakobo igice cya 2 umurongo 27 ngo idini y'ukuri. Idini y'ukuri Yakobo yaravuze ngo ni idini ry'ukuri, cyangwa idini y'ukuri ngo ni ifasha imfubyi n'abapfakazi,
mu mibereho yabo, ngo ubundi ikirinda kwanduzwa n'iby'isi. ubwo urumva hano Yakobo agaragaza ko idini ni imyumvire umuntu yakiriye muri we, cyangwa se idini ni umuntu. Mu yandi magambo, umuntu niwe ushobora guhinduka idini. Twarabisobanuye ko ijambo idini ni ururimi rw'ikigiriki, ntabwo ari ikinyarwanda, yewe si n'ikirundi. Idini ni ikigiriki. Hanyuma mu cyongereza idini ni religion, mu gifaransa ni religion. Ariko itorero bitandukanye kure cyane n'ayo mazina, kuko itorero ngira ngo aho ni mu kinyarwanda, mu kigiriki ni ecclesia. Ecclesia ugiye kudefinisa iryo jambo muri w'ikigiriki bisobanura abantu bahamagawe bakurwa mu moko yose, mu ndimi zose, mu miryango yose, mu mahanga yose, barangije baratoranwa, bagira icyerekezo kimwe, bagira intego imwe, bagira ubuyobozi bumwe, bagira amategeko yabo abagenga, abayoboye, ariyo jambo ry'iki ry'Imana. Hanyuma rero identite yabo, nationality, ubwenegihugu bwabo ni mu bwami bwo mu ijuru. Bari mu isi ariko si ab'isi. Barya nk'uko ab'isi barya, bakambara nk'uko ab'isi bambara, bagashaka ubuzima nk'uko ab'isi babushaka, ariko abo si ab'isi, kuko iherezo ryabo si hano gusa. Nyuma y'ubu buzima barakomeza bakajya mu ijuru, cyangwa se bakajya gutegerezanya abandi bazabasanga aho bari muri paradizo, ariko ubwenegihugu bwabo ni mu ijuru. Hanyuma ecclesia mu rurimi rw'icyongereza ni the church, Gifaransa ni eglise. Iki rero ni cyo abantu bakwiye gusobanukirwa, ko izina ry'idini n'izina ry'itorero ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuki bidasa? Kuki abantu bashaka gufata itorero bakaryita idini? Kuki abantu bashaka gufata idini bakaryita itorero? Niyo mpamvu mu Rwanda ho baravanga amatorero n'amadini. Ndashaka kubabwira yuko idini ryahozeho mbere yuko Yesu aza mu isi. Ryahozeho nk'idini rya Judaism ryari rihari, idini ry'abahindu ryari rihari. Nk'abahindu, idini y'abahindu ni idini rimaze imyaka myinshi, ishobora kuba igeze no mu 4,000. Yesu yaje asanga abahindu bariho, yaje asanga Judaism ihari cyane ko ari wari warabitangije, ariko barabyica, hashengwa idini ya Gifarisayo. Abanyegiputa bari bafite amadini yabo ya gipagani, Abashuri bari bafite amadini yabo ya gipagani. Bivuye ngo idini rero ryahozeho kuva na kera kose. Ntabwo Yesu yaje gushinga idini, kuko icyo yatangije tubonye ko imyumvire yacyo n'izina ryacyo ritandukanye n'izina ry'idini. Ko ecclesia, the church, eglise, abantu bo mu moko yose, mu miryango yose, mu ndimi zose, mu mahanga yose, bahamagawe, baratoranywa, bagira icyerekezo kimwe, bagira umwami umwe, bagira icyiringiro kimwe, bagira kwizera kumwe, bagira umubatizi umwe, bagira Imana imwe ari data twese, idusumba twese, iri hagati yacu twese, kandi turimo twese. Abo rero batandukanye n'idini. Idini rero ugiye kudefinisa iryo jambo, idini ni uruhurirane rw'amabwiriza abantu bose barema, bashyiraho, bamara kuyashyiraho bakayaremamo inzira yo gushaka Imana. Ndasubiramo, idini ni uruhurirane rw'amabwiriza abantu bashyiraho, bakayashyiraho ngaho, bakandika igitabo, niba ari credo cyangwa se kanuni za kanisa, cya gitabo cy'ubuyobozi, bakabirema. Bamara kubirema, ibyo bintu bamaze kubyandika babishyize hariya, bakabiremamo inzira yo gushaka Imana. Urugero nka Kiliziya Gatolika ifite inzira nyinshi icamo kugira ngo zibageze kuri Yesu, kuko baca ku ishapuri, bagasoma rozari, baca ku bantu bapfuye bita ngo ni abatagatifu, baca ku mashusho, baca no kuri Bikira Mariya. Ibyo ni ibintu byabo barundarunze, babiremamo inzira yo gushaka Imana. Abadivebo baca kuri Ellen G. White n'amahame yabo ageze kuri 27. Ayo niyo bacamo, bagasoma ibitabo bya Ellen G. White, ubundi bakaba barabiremyemo inzira ibageza kuri Yesu. Hanyuma hakaza aba Branham, William Mario Branham nawe nuko, hakaza Joseph Smith w'Abamormo nawe nuko, niho baca. Nukuvuga ngo ibyo ni izindi nzira biremera. Ayo ni amabwiriza, ni amahame yabo, baremamo inzira ibemeza Imana ibageza kuri Yesu. Itorero ryo rero ntabwo rishaka Imana, ahubwo Imana niyo irishaka.
ntabwo ari twebwe dushaka Yesu, twagiye gushaka Yesu ngo tuvuge ngo uriye ngo tukubone. Yesu niwe waje kudushaka, aratwihamagarira, adutoranya mu moko, mu ndi, mu miryango, aratwishurira, turamumenya. Icyo dusabwa itorero ubundi icyo risabwa ni uguca bugufi no kwemera ibyaha, Yesu akaryishurira. Ariko idini ryo kuko rigira ubwibone no kwishyira hejuru ntabwo rica bugufi, ahubwo bo bahita barema amabwiriza yabo bakayashyiraho, ayo mabwiriza akabumvisha ko ashobora gutuma bemerwa n'Imana. Abagira iki? Ibyo nibyo babayemo imyaka myinshi, basenga ibigirwamana n'ikigirwamana cyitwa Zeus, cy'Abaroma bari barise ngo ni Diane. Babuloni amadini yarahari, bigishaga ururimi rwa Gikarudaya, bakigisha n'ibintu byo gushaka Imana baciye mu nyenyeri, gushaka Imana baciye muri iriya mibumbe za Jupiteri, za Marisi n'ibindi n'ibindi. Ayo ni amadini. I Babuloni hari amadini, cyane ko idini yabo yari komatanyije na politiki, bakagira insengero nini ntoya zirenga 1000. Igihe batwaraga Abayuda n'Ababenjamini babavanye i Yerusalemu muri 605 mbere y'ivuka rya Yesu, hari abajyanye bashaka kubatoza idini yabo, niho bafashe Daniel, Saduraka, Meshaki na Abedenego babajyana mu idini yabo. Amadini yahozeho mbere yuko Yesu aza mu isi. Yesu rero we yatangije itorero, ntabwo yatangije idini. Hanyuma ari ya jambo dusanga muri Yakobo ngo idini y'ukuri Imana yemera nirifasha imfubyi n'abapfakazi, noneho ngo rikita ku mibereho yabo, bakirinda no kutanduzwa n'ibyiza. Ushobora kwibaza ngo aya magambo Yakobo yavuze kubera iki yayavuze? Ahantu turasobanura neza kugira ngo mubyumve neza. Urwandiko rwa Yakobo igice cya mbere umurongo 27, abaswa n'abakunda idini niho bakunda kwifashisha berekana ngo urabona ko ngo rero ngo idini nyine, idini ngo tugomba kuryemera, ngo kandi ngo Imana ngo na Yakobo ngo yararivuze ngo singa ahantu byanditse se. Kaze mbabwira impamvu Yakobo yavuze ko yifashishije ijambo idini, hanyuma mubyumve neza. Haravuga ngo Yakobo igice cya mbere umurongo 27, idini ritunganye kandi ritandi imbere y'Imana Data wa twese niri ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'ibyisi. Uyu Yakobo kugira ngo byumve neza impamvu yifashishije iri jambo, ni nkuko Pawulo yigeze avuga ijambo rikomeye mu Baroma, ndibwira ni igice cya 4 hano batari cya 3, kambereke kugira ngo ibintu tubihuze neza mu byumve neza. Pawulo ari kwisobanura cyangwa se isobanura imbere y'Abaroma abo yandikiye, yagira ngo mubyumve neza. Abaroma 3:7 haravuze ngo niba ibinyoma byanjye bituma ukuri kw'Imana kurushaho kumenyekana bikayesha icyubahiro, niki gituma nanjye ncirwa urubanza nk'umunyabyaha? Kandi niki kitubuza gukorera ibibi kugira ngo ibyiza bibeho? Urumva, uyu ni Pawulo. Niba ibinyoma byanjye bihesha Imana icyubahiro, munyitira iki ko ndi umunyabinyoma? Aho ushobora guhita uvuga rero nk'aba bantu binjije basoma Bibiliya uko bayisomye ugahita bumva nuko nguko, ntibanarize ngo bagire inspiration mu ijambo ry'Imana. Agahita avuga ati okay, urumva ko Pawulo yabwirizaga ubutumwa bwiza agashyira muri ibinyoma, ariko intego yari kugira ngo abantu bayishurirwe Imana muri ibyo binyoma. Kuko Pawulo avuze ngo niba ibinyoma byanjye bihesha Imana icyubahiro, kuki munyita umunyabinyoma? Dufite abigisha benshi bavuga butumwa bayobye, bigisha muri aya madini ya Gikristo, akazana ubuhamya bw'ibinyoma abeshya ngo nukugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Muna Pawulo yabivuze ko ibinyoma ntacyo bitwaye. Ahubwo ushobora kwibaza kuki Pawulo abivuze atya? Ese Pawulo uko yigishaga ibinyoma? Turaje tubirebe. Kabiri, nshaka kubereka handi Pawulo avuga ku Bakorinto, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere umurongo, reka mbere ku murongo 21, kuko ubwo ubwenge bw'isi bwategetse ko ab'isi badahishwe kumenya Imana n'ubwenge bw'isi, Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Dore Abayuda basaba ikimenyetso, naho abagira iki bashakashaka ubwenge, ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe. Uwo ku Bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu, ariko ku bahamagawe b'Abayuda n'abagira iki ni Kristo, ari we mbaraga z'Imana kandi ni ubwenge bwayo. Noneho umurongo 25 nashakaga muwumve cyane.
ati kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Aha rero ugahita utangira kuvuga ngo okay, uno wese ngo Pawulo agaragaje ko Imana igira ubupfu, uko wabisomye ugatangira kwerekana ko Imana nayo ifite ubupfu, ngo ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge ngo kandi intege nkeya z'Imana zirusha abantu imbaraga. Ati wabyumvise ko Imana igira intege nkeya? Ati wabyumvise ko Imana igira ubupfu? Ati wabyumvise ko Pawulo hari ibinyoma yavuga kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro? Uko niko wavugana hano muri Yakobo ngo yaravuze ngo idini y'ukuri kandi itunganye imbere y'Imana data wa twese niri. Ati wabyumvise ko idini byanga byakunda twese turi abanyedini? Ikinyoma. Usomye hano mu gice cya mbere umurongo wa mbere hano muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa mbere, nshaka kubereka impamvu Yakobo yifashishije ijambo idini. Turebe ni bande yandikiraga icyo gihe, nubwo ubutumwa bureba isi yose, ariko turebe ab'icyo gihe yabwiraga igituma yifashishije idini. Yakobo imbata y'Imana n'umwami wacu Yesu Kristo, ndabandikiye mwebwe abo mu miryango 12 y'abatatanye ndabatashya. Ndabandikiye mwebwe abo mu miryango 12 y'abatatanye. Ni ukuvuga ngo uru rwandiko Yakobo rwandika bwa mbere rwohererejwe Abisirayeli, cyane nibo yarwandikiye. Abayisiraheli bose imiryango 12 yatataniye hirya no hino ku isi ararwandika. Noneho rero Abisiraheli bari basanzwe bamenyereye ijambo idini kandi bari bagamo. Ushobora kubaza ngo iryo dini babagamo ni idini rya Gifarisayo. Iri dini rya Gifarisayo bigishaga amategeko. Abafarisayo nibo bashinzwe kwigisha amategeko. Ryavutse mu 175 mu gihe cy'umwami w'abami w'Abagiriki witwaga Antiochus Epiphan wa kane. Uyu mwami yakoze amateka, niwe Daniel yahane mu gice cya 8 cyose niwe uvugwamo. Uyu Antiochus Epiphan wa kane yababaje Isiraheli bikomeye. Usomye igice cya Daniel cya 8 urabibona ibyo yabakoreye byinshi, kuko yasenye ubuturo bwera, akuraho igitambo, ibyo kubariza batarabisenya, igitambo gihoraho aragihagarika, mbega amategeko yose ashyira hasi. Hanyuma avuga ko ari we Mana yihishuye, kuko izina rye yari Antiochus, ariko yongeraho ijambo Epifano bisobanura ngo ni Imana yihishuye. Avuga yuko ari we Mana yishuye kandi bakwiye kumusenga. Niyo mpamvu yasenye ibintu byose. Ajya ku gicaniro cy'ibitambo arabihagarika, ajya ku cy'imibavu arabihagarika, arangije injira mu buturo bwera ahera cyane, isanduku y'isezerano, ibintu byose avanamo. Mbega arahagarika. None atangiye kwica Abisirayeli bose batubahiriza amategeko abahaye. Aha rero nibwo haje guhaguruka intambara y'umugabo witwa Matatiyasi. Yari afite umuhungu w'imfura witwa Juda Makabe n'abandi bari umunabi bageze kuri 6, bose bari abavandimwe 7 na se witwa Matatiyasi. Barwana intambara, Imana ishyikira amategeko yayo, bararwana baratsinda. Aya ni amateka azwi no mu gitabo cya Bibiliya ntagatifu. Bibiliya ntagatifu icyo gitabo kirimo igitabo cya Makabe, niyo ntambara barayivuga. So rero nyuma yuko aba barwanya intambara bakayitsinda, nibwo wahagurutse umutwe w'Abafarisayo. Uyu mutwe uhaguruka ushaka kongera kwigisha Abisirayeli amategeko y'Imana kugira ngo bayamenye, bayasobanukirwe. Bashinga amasinagogi, amategeko bakajya bayambara ku myenda yabo, mu ijosi, ku nshunda z'imyenda. Batangira kujya bigisha Abisirayeli ikintu cyitwa amategeko. Batangira gushyiraho gahunda yo gusenga 2 mu cyumweru biyirije ubusa. Batangira no guhatira abantu gutanga icyacumi cyane. Hanyuma rero nguko uko idini ya Gifarisayo yabyutse, Abayisirayeli bose barayimenya, kandi ibi bitegeko ko abantu bose bagomba kujya bajya gusengera mu masinagogi kugira ngo bigishwe amategeko y'Imana. Kuko urumva uyu Antiochus iby'amategeko yamaze igihe kinini yarabisenya, abantu amategeko batakinayibuka. Abana bavutse muri ibyo bihe by'amategeko ntubabwire, cyane ko Antiochus yamaze imyaka igeze muri 6 hafi 7 arimo gukora ayo mahano ababaza Abisiraheli. Murumva rero umwana wari waravutse yarageze kure, kandi muri gahunda y'Abisiraheli mu mategeko Imana yarabahaye nuko umwana agezaga imyaka 5 agatangira kwigishwa amategeko y'Imana ya Isiraheli. Imyaka 5 yabaga yicaye ku ntebe batangiye kwigishwa amategeko. Biriya bitabo 5 bya Mose cyo bita Toha, cyangwa se Abayisilamu mu Cyarabu ngo ni Taurati. So rero Yakobo kuko yandikiraga imiryango 12 y'abatataniye hirya no hino ku isi,
yagomba kwifashisha ijambo idini kuko bari basanzwe barizi, cyane ko itorero bari bataramenya ijambo itorero. Bo bari bazi ko iyo myemerere barimo kwinjiramo nayo ari imyemerere y'idini. Bituma yifashisha ijambo idini abandikira aya magambo. Yandikira bene wabo bari bamenyereye idini ya gifarisayo ya kiyahudi. Ikindi kandi muri icyo gihe urumva ko yararimo gushaka kubabwiriza ubutumwa bwiza ngo babusobanukirwe, none basobanukirwe itorero rya Kristo, kandi abizera Kristo Yesu yagomba kwifashisha idini. Hanyuma mu byo yavuze mu idini akaba ari byo bigaragaza ko iryo atari idini ahubwo ari itorero. Ni ibiki yavuze rero kuri iri dini? Yaravuze ngo idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese niri: icyambere ni ugusura imfubyi, kabiri n'abapfakazi mu mibabaro yabo, gatatu no kwirinda kutanduzwa n'ibyisi. Bene data, reka mbabwire, idini ntabwo rishobora gukora ibi bintu byose. Idini rishobora kugerageza gusura imfubyi n'abapfakazi, ariko nabwo babikora kubw'izindi nyungu bagendereye, ntabwo ari kubw'inyungu z'Imana, kuko n'idini ryo ntiryubaha Imana rurema. Urugero nk'idini ya Isilamu, murabizi ko Muhammad ari we Mana yabo. Impamvu mbyise ngo niwe Mana yabo nuko Muhammad adahari, Isilamu ntiyabaho. Uvuye ngo Isilamu yubakiye kuri Muhammad, ntabwo bashobora gusenga Imana rurema badaciye kuri Muhammad. Byanga byakunda Muhammad nka fondateri wa Isilamu niwe bagomba gucaho. So idini ya Isilamu yubakiye ku kintu cyitwa gufasha abantu, gushaka kugaragaza imirimo y'urukundo. Yewe banarusha none n'aya madini ya gikristo, baba bajya kwa muganga gusura abantu babuze amafaranga yo kwishyura imiti, ababuze amafaranga yo kwishyura ngo basohoke bakabishyurira, bakajya kureba abarwayi batabona ibyo kurya bakabagaburira, bagasanga abakene bakabafasha. Ariko icyitonderwa bagendereye kugira ngo bigarure imitima yabo, kuko iteka ryose kugira ngo ugarure umutima w'umuntu uramutse umufashije ukamuteza imbere, nubwo waba umujyana kurimbuka arakumvira ibyo umubwiye byose. Mu yandi magambo, kugira ngo ugarure umutima w'umuntu umuha gutya, uramuha ku ifaranga, wabikoze uramufite, ubundi wamubwira ngo tugende hariya tujye kwica umuntu ashobora kubyemera, kuko ni wowe umufite. Amadini yose ya Satani mu bintu bya mbere yifashisha mu kuyobya abantu kugira ngo akomeze kubigisha inyigisho zibayobya, yifashisha ibikorwa, ubuzima busanzwe bw'isi. Kandi Satani nta kundi kuntu nta bundi buryo yakoresha atari ukugira ngo afatire abantu ku by'isi, kuko na Adamu na Eva yamufatiye ku by'isi ni kunda inda. Iyo wabonye umuntu ugaburira inda yawe, akagaburira igifu cyawe, akagaburira abana bawe ku buryo nta kibazo ugira, agukoresha ibyo ashaka. Satani yafatiye Adamu kunda, ashaka no kongera guteza Yesu ibyo ngibyo, ariko Yesu arabitsinda. Ni mpamvu itorero rya Kristo twebwe tunesha iby'isi. Yesu yaravuze ngo ntawe ukeza abami babiri, Matayo 6:24. Yesu yaravuze ngo ntawe ukeza abami babiri, ngo kuko yakunda umwe akanga undi, cyangwa agakorera umwe agasuzugura undi. Aravuga ngo ntimubasha gukorera Imana n'iby'isi, ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Kuki Yesu atavuze ngo ntimwabasha gukorera Imana na Satani? Agashaka kwerekana abami babiri ko ari ubutunzi n'Imana. Nuko Satani we yihishe mu by'isi, yihishe mu butunzi. Igihe cyose wagize irari ry'iby'isi, igihe cyose uba mu by'isi, ntabwo ushobora gukorera Imana. Yesu abami babiri yagaragaje Imana n'iby'isi. Satani rero agabira abantu iby'isi. Niyo mpamvu mu kigeragezo ateje Yesu mu butayu, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya 4 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku murongo nibuza wa 8. Ni ibigeragezo bitatu yamuteje. Icyambere ni ikinda, yamutegeye kunda nk'uko yari yaratangiriye kuri Adamu akamutegera kunda. Ko biri yivuga yuko Yesu ari Adamu wa nyuma. Hari Adamu wa mbere wari ubugingo buzima, sogokuruza wacu w'abantu bose bari mu isi, n'umugore we Eva nyirakuruza w'abari mu isi bose. Hakaza noneho rero Adamu wa nyuma ari we Yesu, ngakaba ari we mwuko utanga iki? Ubugingo. Ibyo tubisanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere
igice cya 15 umurongo wa 45. So noneho rero Satani yamutegeye kunda, kuko ngo amaze gusoza iminsi 40 yaramubwiye ngo nibura umwana w'Imana hindura iribuye rihinduka umutsima nurangiza urye. Urumva niko Adamu yamugenje mu ngo ya Edeni ati Imana impamvu yabujije kurya kuri litunda cyangwa kuri urubuto cyangwa kuri iki giti, yari ibizi ko umunsi mwariyeho amaso yanyu azahwejeshwa mugahinduka nk'Imana, naho gupfa ko ntago mwagomba gupfa, nimuryeho murebe ko mutaba nk'Imana. Abanza kubateza confusion. Iteka yose Satani aza ashaka ko aguteza confusion mu kintu, ariko ashaka kugira ngo gihinduke igisubizo kuri wowe no kuri we, hanyuma murimbukane. Yaje babaza ngo harya Imana yababuje kurya ku biti byose byo muri iyi ngobyi? Abari bamuha igisubizo ati oya, ibiti byose byo muri iyi ngobyi turabyemerewe, ariko igiti kiri hagati muri ngobyi ntitucyemerewe, kuko Imana yatubwiye ko nitukiryaho tuzapfa. Ati oya, gupfa ni muzapfa, kuko Imana yaribizi ko umunsi mwakiriyeho amaso yanyu azahweza mugahinduka nk'Imana. Abategera kuki kunda, bararya koko bahita bapfa mu buryo bw'umwuka. Na Yesu Satani yamutegeye kunda, aramubwira ngo hindura ibuye umutsima urye, ariko amuteza confusion ivuga ngo niba uri umwana w'Imana, kuko nabari abateze confusion ivuga ngo harya Imana yarababwiye ngo nimwemere kurya kuri ibiti byose. No Yesu yarayobewe ko ari umwana w'Imana koko, ariko ako kantu kugira ngo arebe ko Yesu atavuga ati ndagiye ngo mbikwiriye ko ndi umwana w'Imana koko, reka mpite mbihindura none ubirebe. Ariko Yesu ko yarabizi aravuga ngo handitswe ngo umuntu natunga n'umutsima gusa, ahubwo amagambo yose avuga kana ko Imana niyamutunga. Ibyo tubisanga mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 cya 8 cyose. Arongera amutegera noneho ku butunzi bw'isi, ku by'isi, ngamuzamura mu mpinga z'imisozi, aramubwira ngo ndaguha ubutware bwose bwo mu isi n'ikuzo ryabwo kandi ryabugabanye, kandi bugabire ushaka wese, ngo nuko nupfuka mukandamya buriya bwose ndabuguha, biriya byose birabe byawe. Urumva noneho hano amutegeye ku by'isi, amutegeye ku butunzi. Yesu aramubwira ngo handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe yonyine aba ariyikorera. Yesu abatsinze ikintu cyitwa iby'isi, aricyo Yakobo hano arimo aravuga. Yakobo aravuze ngo idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni risura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Yesu hano abatsinze iby'isi. Satani nababwiye ngo nahandi yihisha kugira ngo arimbuze abantu, yihisha mu by'isi, kuko isi yarayigaruriye. Umunsi Adamu na Eva yamuhaga ubutware bwe, kuko Adamu ni wari umutware w'iby'isi. Igitabo cy'Itangiriro cya 1:28 Imana yaravuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, batware inyoni zo mu kirere, ibisiga, ibikuruza inda, ibigenza amaguru, ibiti, amashyamba, inyanja n'ibiki byose babitware. Igihe rero Satani yashukaga Adamu, akumva igitekerezo amuhaye akacyumvira, akareka kumva igitekerezo Imana yamuhaye kivuga yuko atemera kurya ku giti, burya Satani yafashe ubutware abo Satani ariko binyuze mu biremwa yagomba kuba ari we mutware wabyo. Ko Satani ishayije mu nzoka, kandi inzoka uwagomba kwitwara na Adamu. Adamu arangije akora ikosa, yumvira ikintu abereye umutware, inzoka. Kumbi ubutware bwe Satani abumwambu yaciye mu nzoka, niwe ugiye gutwara isi n'ibiyirimo byose. Satani rero yihisha mu by'isi, Satani niwe mutware w'iby'isi, niyo mpamvu abigabira abantu akabarimbuza. Yabibagabira ariko akabarimbuza. So Yesu rero yamutsindiye ahangaha ku kintu cyitwa iby'isi, barabitsinze. Noneho ngo umutega cya gatatu cyitwa icyubahiro, amujyana ku gasongero k'urusengero rw'i Yerusalemu ngo hejuru. Satani niwe wamujyanagayo, ntabwo ari Yesu wijyanagayo. Mwumva iki kintu duhangaye nacyo imbaraga gifite. Amujyanayo aramubwira ngo simbuka ugwe hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire ngo udakoza ikirenge ku ibuye. Ayo magambo tuyasanga muri Zaburi ya 90 kuva ku murongo wa 10 na 11. Ni ukuvuga ngo noneho Satani ari kumwereka Bibiliya, ni ari kumubwira. Yesu aramubwira ngo handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. So rero aha Yakobo kwandikira ijambo agaragaza ko idini ryiza ritanduye kandi itunganye imbere y'Imana Data wa twese, icyambere ngo nirisura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo. Uko niko Islam ikora, ako niko kwa minyoni bakora. Bakwereka amadini akora n'imyuka mibi, twabaha ibimenyetso byinshi.
amadini yose abayobozi bayo bafite izindi mbaraga bayobya abantu bifashishije iby'isi. Vangu Satani ababwira ati mwebwe mugende ndabaha ubutunzi, mugende mujye mu ngo mubishyure za mituweli, mugende abarwaye mubavuze, mugende mububakira amazu yo kubamo, hanyuma babayoboke baze mu idini yanyu, ubundi mwebwe mubigisha inyigisho zo kubayobya. Mu yandi magambo, mugiye muri mubafasha abakene mubakenura, abambaye ubusa mubambika, abarwaye mubavuza, abandi mubaha za mituweli, abandi mubateza imbere. Noneho muba murimo kwica amatwi yabo y'umwuka kugira ngo batazumva ubundi butumwa bwiza izindi ntumwa Imana yabo izatuma, ahubwo bazaze bumva mwebwe ibyo mubabwiye. Noneho baze babagana, mwubake iriya nzu yitwa urusengero, baze babagana ngo murabigisha ijambo ry'Imana, ariko mwebwe mubigisha inyigisho zo gukomeza kubadindiza no kubajijisha, bagira ngo barimo kumva ubutumwa bwiza, kumbi bagiye kurimbuka. Njyewe nkomeze bafate mbagira banjye, uwo mwami wabo ugiye kugaruka agaruka asange bari mu rujoro rw'agakiza batarakijijwe, barimbuke. Iyo niyo misozi Satani yo gushyira abakozi bo muri iyi minsi. Bene data, reka mbabwire, ngiye kubabwira ijambo rikomeye, mumbabare muryumve. Iri jambo nuryumve uhinduke uve muri iryo dini ryawe urimo. Nukuvuga ngo nkuko Yakobo bigaragaje ahangaha, usomye urwandiko rwa Yohana rwa mbere igice cya 2 umurongo wa 15 biza ku murongo wa 17, yaravuze ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese niko uzaba kukiri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, n'irari ry'amaso, no kwibona ku by'ubugingo, bidaturuka kuri Data wa twese, ngo kandi bituruka mu isi, ngo kandi isi irashira no kwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka azahora iteka ryose. Ni ukuvuga ngo Satani yagukundishije iby'isi ukabibamo ukabikunda, hari ugushaka iby'isi kugira ngo bidufashe, hari no kubikunda. Ubivuye ngo waharitse Imana, urukundo rwo gukunda Imana warukundishije iby'isi, byarangiye uri umunyedini, ntabwo ukiri umwana w'Imana. Muri aya madini mubona rero muzasanga inyigisho zose bigisha ni ugukundisha abantu iby'isi. Kwa Minyone inyigisho bigisha ni inyigisho zishingiye ku by'isi gusa, ku mubiri. Kwa Bishop Julien ni iby'umubiri, gusetsa abantu, kuzana utuntu dutuma abantu batamenya Imana. Kwa Gitwaza ni inyigisho z'umubiri gusa, iby'isi. Kwa Rugagi inyigisho z'iby'isi. Kwa Rwandamura, Apostle Rwandamura, bo noneho barararenze, bubatse n'igikuta. Mbega bafashe cya gikuta cy'i Yerusalemu cy'urusengero rwa Salomo cyasigaye, bo bacyubaka muri Kigali. Noneho umuntu wese uje akagikoraho ngo akira indwara ze, karande zimuvaho n'ibindi byose kamuvaho, ubwo bahasiga amafaranga birirwa bayajugunya aho ngaho. Fa ko baje akigama akagikora agasengeraho gusa, arahasiga amafaranga. Iby'isi gusa, iby'isi gusa. Nukuvuga ngo abantu bose bakunze iby'isi kandi bafite irari by'iby'isi, bigisha iby'isi, abo ni abanyedini. Kuko twabonye ko idini ni Satani. Satani ubwe ni idini, kuko nawe watangije idini. Kandi nanone idini kongera inzu ya Satani. Iyo tuvuze noneho inzu, tuba dushatse kuvuga noneho abantu bayobotse izo nyigisho, bakaba batari mu ijambo ry'Imana ry'ukuri, baradeviye, nibo nzu Satani atuyemo. Twaje tubereka ko itora ari inzu y'Imana, hanyuma idini naryo rikaba n'inzu ya Satani. Niyo mpamvu rero aba bantu bakunda iby'isi ariko bakaba bafashe imfubyi n'abapfakazi, aba bantu bakanduzwa n'iby'isi, ni idini. Kandi aya madini ya Gikristo ibyo turimo kwasanga muri ADPR, muri za Restoration Church, za Healing Center, za Miracle Center, uzasanga inyigisho nyinshi bigisha ni iby'isi gusa. Niyo mpamvu tubwira abayobozi b'ayo madini ngo muhindure ubutumwa bwiza, muhindure ubutumwa bwiza, nicyo gikwiriye. So Yakobo rero kwandika akifashishira ijambo idini, yabwiraga abantu basanzwe bazi idini, batazi itorero. Ariko ibyo yababwiye bikwiye kubahirizwa mu idini, nibyo bigaragaza ko abo bantu bataba bakiri idini, ahubwo ni itorero. Kuko itorero rifasha imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo, kandi rikirinda kutanduzwa n'iby'isi. Ariko idini ryo rishobora gufasha imfubyi n'abapfakazi nk'uko tubonye Islamu ibikora, ariko kwanduzwa n'iby'isi bikaba ari ibyabo, bakaba banduzwa n'iby'isi kubera ukuntu babyirukankamo, bakaba bakora n'amarorerwa menshi kugira ngo babashe kugira icyo bageraho. Bafite irari ry'iby'isi cyane ko kugira ngo babone ibyo baha bari abantu, barabikura mu guca mu nzira nyinshi kugira ngo babafashishe ibyo by'isi, hanyuma babagarurire imitima yabo, bayigarurire ibi yabo. Noneho kuba Yakobo rero yaravuze ngo idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese niri,
ngo ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Ntibisobanuye ko itorero rya Kristo ari idini nk'uko tubisanga mu isezerano rishya. Oya, ko tubonye ko yandikiraga imiryango 12 y'abatatanye, imiryango 12 ya Isiraheli, kandi bari bamenyereye idini, ntabwo bari bazi itorero. Ahubwo kondisiyo yagaragaje zigaragarira mu idini nizo zagombaga gutuma batabidini ahubwo bakaba iki? Itorero. Izi kondisiyo rero abanyamadini ya Gikristo muri iyi minsi ntabwo kuzubahiriza babishoboye. Nk'aya madini ari organization nka za ADPR, za Anglikani, za EPR, za Methodiste Libre, za Baptiste, za Adventiste, ayo macaci yose tubonye yose ntabwo akiri amacaci, yabaye religion, kuko batubwiye ko idini mu Cyongereza ni religion, hanyuma mu Gifaransa ni religion. Ubwo ni ukuvuga mu Kinyarwanda ni iyobokamana. Ushobora kwibaza ngo iyobokamana cyangwa iyo mana bayobotse ni iyihe? Kuko imana zo ni nyinshi. Bashobora kuba barayobotse imana ariyo Satani, bakayoboka imana ari byo by'isi birukankaho, bakayoboka imana ariyo Bikira Mariya cyangwa abatagatifu, bakayoboka imana. Kuko uvuze ngo iyobokamana uvuze ikintu kigari cyane, ntabwo ari ikintu gitoya. Ariko the church, eglise, noneho rero turabizi ko itorero rya Kristo n'abizera Kristo Yesu. Mu Kigiriki ryitwa ecclesia, bitandukanye n'aya matorero y'ibihugu. Mu Rwanda dufite itorero ry'intore z'igihugu ribyina, tukagira n'itorero ry'urubyiruko rw'igihugu. Ibyo ntabwo byo turimo turavuga. Twe turavuga ecclesia, itorero rya Kristo. So murumvisha ko Pawulo yavuze ngo niba ibinyoma byanjye bihesha Imana icyubahiro, munyitira iki ko ndi umunyabinyoma? Kabiri arongera avuga ati kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi n'intege nkeya z'Imana zirusha abantu imbaraga. None ugatuvuga ngo mwabyumvishe ko Imana igira intege nkeya, mwabyumvishe ko Imana igira ubupfu, mwabyumvishe yuko Pawulo yakoreshaga mu kwamaza ubutumwa bwiza akaba yavuga n'ibinyoma ariko kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uko ni kwa kundi usoma Bibiliya ukayumva uko na inspiration ugira muri wowe, nta mwuka w'Imana ugwishura ijambo ry'Imana, kuko umwuka w'Imana wandikishije iki gitabo. Izo nyuguti usomye nukazumva uko nguko, hari n'indi shurwa ugomba kumvamo. Iyo inspiration niyo yonyine ukeneye kugira ngo ishurirwe icy'Imana yavuzemo muri aya magambo. Icyo Paulo ashaka kuvuga, icyo yabwiraga abakorino n'icyo yabwiraga abaroma. Kuko Bibiliya igizwe n'ibice bibiri, icyo bita lema and logos. Kuvuga ngo lema ni imvugo y'umwuka ivugwa muri izi nyuguti, logos ni izi nyuguti turimo turabona aha ngaha. Hari abantu rero basoma bagafata logos gusa, ariko lema ntayo bumvise. Iyo mvugo y'umwuka ni iyi. Pawulo kuvuga ngo niba ibinyoma byanjye bihesha Imana icyubahiro, munyitira iki ko ndi umunyabinyoma, ukomeje hasi urasoma urabibona koko yashaka kugaragaza yuko hari abakristo benshi b'i Roma bamwitaga umunyabinyoma, bakavuga yuko ubutumwa avuga bwose ari ibinyoma, nta kuri kubirimo, cyane ko harimo n'abayuda bari bamenyereye amategeko ya Mose. Noneho Yesu ntibamwemeraga, bavuga ko uriya ari umuntu usanzwe. Iby'urupfu rwe no kuzuka kwe ntibabyemeraga. Nta kuntu rero batagomba kumwita umunyabinyoma. Pawulo rero mu gushaka kubasobanurira yanze guhakana ko ari umunyabinyoma, ahubwo aravuga ngo niba ibyo bintu mwita ibinyoma byanjye ndi kubabwira bihesha Imana icyubahiro, munyitira iki ko ndi umunyabinyoma? Ariko zo ko Pawulo avugaga ibinyoma, yasobanurira ijambo yifashishije uko bamwitaga. Aravuga ati ntacyo mubyita ibinyoma, nubwo mubyita ibinyoma ariko bihesha Imana iki? Icyubahiro. Kabiri, hano gusobanura abakorino ni abanyabwenge b'Abagiriki, kuko Korino ni mu Bugiriki hariya mu Burayi. Korino wari umwe mu migi yo mu Bugiriki. Rero Abagiriki turabazi ko ari abantu b'abahanga bakomeye cyane ku isi, ku birebana na filozofi, ku birebana n'imibare, ni abahanga cyane. Noneho hari ibintu byinshi bazanye mu isi n'uyu munsi isi ikigenderaho. Abagiriki rero bari abantu bakunda gushakisha cyane iby'ubwenge kurenza kumva ibindi.
niyo mpamvu hariya abandikira yarababwiye ati ubutumwa mbabwira niyo mana mbaha mubyita ubupfu, muvuga ko ari ibintu by'ubupfu bidafite epfo na ruguru. Njye ndabazanira Imana rurema, nkabazanira ubutumwa bwiza yampaye, ngo ibyo ni ubupfu, ngo tuvaneho ubupfu. Aravuga ati rero ibyo mwita ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge. Ntabwo kuba avuze kuriya rero usomye gusa utasobanukiye impamvu abibabwiye utuvuga ati kamemu biragaragara ko Imana rero igira ubupfu. Uko ni ku Isilamu ikunda kwifashisha ijambo ivuga ngo Pawulo ngo ntabwo ari intumwa y'Imana, ngo umuntu atinya kuvuga ngo Imana ngigira ubupfu. Hoya, ntabwo ari icyo. Pawulo we yarimo kugaragaza yuko ibyo avuga abagira iki biyita abanyabwenge babyita ubupfu, kandi ibyo ari kubabwira nyamara ari ijambo ry'Imana, kandi ibyo ari kubabwira bihishemo Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Aravuga ati rero ibyo mwita ubupfu, ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge. Arongera ati kandi ibyo mvuga byose bati tuvana ibyo bintu uvuga ngo ufite imbaraga. Twebwe dufite imbaraga, dusenga Apollo, Imana cyirwamana cyacu tuha imbaraga, dusenga Diane cyangwa se Zeus, ikirwamana dukora ibyo dushaka kandi gifite imbaraga. Ibyo ni kutubwira n'ibinyantege nkeya nta mbaraga bifite. Aravuga tumva rero intege nkeya z'Imana murimo muravuga, ibyo mwita intege nkeya z'Imana birusha abantu imbaraga. Ntabwo rero Pawulo mu gusobanura ijambo shaka kwerekana ko Imana igira intege nkeya, nta nubwo shaka kwerekana ko Imana igira ubupfu, ahubwo yavugaga ashingiye ku byo bari kumubwira we ngo avuga, bituma nawe ari byo ahera avuga ati ibyo rero mwita ubupfu birusha abantu ubwenge. Kabiri, ibyo bintu mwita intege nkeya z'Imana yanjye birusha abantu imbaraga. Akaba ari impamvu nayo kuba hano yandikira bene wabo ba Isiraheli yababwiye atumva idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana data wa twese nirifashe imfubyi n'abapfakazi rikabitaho mu mibereho yabo cyangwa mu mibabaro yabo. Icya kabiri, kirinda kutanduzwa n'iby'isi. Impamvu rero yifashishije iri jambo akagena muri kontekste y'ijambo idini, ni ukuvuga ngo yandikiraga abantu bamenyereye idini batarasobanukirwa itorero rya Kristo, bituma ryo yifashisha, ariko kondisiyo ziri muri icyo kintu avuze cyitwa idini akaba aricyo gituma abo bantu batakiri idini ahubwo bahindutse itorero rya Kristo. So rero iki kirasobanutse cyane, kirumvikanye, abantu mucyumve neza. Naho ubundi itorero n'idini ni ibintu bitandukanye cyane cyane cyane. Turashaka rero kugaruka dusobanura icya kabiri ko twababwiye ibintu 17 bigize idini n'ibintu 17 bigize itorero. 17 bigize idini. Twahereye ku cya mbere gisobanura ngo idini ryatangiriye mu ijuru, itorero naryo ritangira mu ijuru. Twarabyigishije twerekana ko idini koko ryatangiriye mu ijuru, itorero naryo rigatangira he mu ijuru. Icya kabiri twaze dusobanura ukuntu se w'idini ari Satani, se w'itorero akaba ari Imana. Ibi bintu bibiri twarabyigishije, ibyo biganiro biri kuri Iron TV. Hanyuma turashaka kujya ku cya gatatu kivuga ngo idini ni inzu ya Satani, itorero ni inzu y'Imana. Kugira ngo tubisobanure, niba ngombwa tusobanure icya kane kivuga ngo idini ribitse ikinyoma, itorero ribitse ukuri. Tubigendanire hamwe. Reka dusenge Imana, dushimira Imana ko yabanye natwe mu kiganiro kugira ngo twinjire mu gusobanura noneho rero biriya bintu tubabwiye birebana n'idini n'itorero. Mana turagushimiye kubw'ubutumwa bwiza uduhaye. Fasha umuntu wari wese wari ukurikiye ubutumwa bwiza, kandi ukomeze guha abantu kuba maso no kwezwa. Ubutumwa bwiza bukomeze kugira impact ku buzima bwabo, amahoro y'Imana akomeze gutwara mu mitima yabo. Ndagushimiye ko mvishe gusenga, habwe ikuzo n'icyubahiro, byamaje nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen amen. Turabashimiye, Imana bahumugisha cyane kubwo kubana natwe, mudufashe gusharinga ubutumwa bugire ku bantu bose. Shalom shalom shalom. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu.